koko se ubundi birashoboka tuvugishije ukuri byashoboka ko umukobwa yagukunda by'ukuri nta mafaranga ufite? Kandi ubundi kugira ngo umukobwa gukunde akwiyumvemo bisaba kuba ufite amafaranga, right? Wrong, very wrong. Ibi ntabwo ari byo. Niba ari nako wabitekereza uribeshya. Nibyo ndabyemera, amafaranga ashobora koroshya ibintu, ariko si cyo cyonyine gikurura abakobwa ku basore cyangwa se ku bagabo. Abaye ari ibyo, abakiri 9 mu 10 ku isi hose ntibakabaye bari divorced uyu munsi, ntibakabaye baratandukanye n'abagore babo. Muri iyi video ngiye kukubwira ibintu 5 bikurura abakobwa bikaze kabone nubwo waba nta mafaranga ufite. Stay tuned, I will be right back. Okay, welcome guys. Mu by'ukuri udafite amafaranga niki kindi wumva cyakurura umukobwa? Number 1, confidence. Kwigirira icyizere. Sometimes abantu bitiranya kwigirira icyizere no kwiyemera. Confidence mvuga hangaha ni self assurance, no kwimenya ukamenya uwuriwe n'icyo ushoboye n'agaciro kawe. Nahuye n'abasore badafite ikintu na kimwe, nta kazi ka danje, nta mafaranga, nta mashuri ahambaye, nta buranga budasanzwe, ariko bifitiye confidence, my friend. Aba basore nkubwira ndabazi kandi bakundwa n'abakobwa bikomeye cyane. Iyo umuntu ari confident, iyo yifitiye icyizere, yiyizeye, abandi nabo baramwizera. Iyo umuntu yifitiye confidence abasha kubona ibyiza no mu ruhande rubi. Nubwo yaba nta kazi ka danje afite, ntatakaza icyizere. Aba yumva byanze bikunze ejo bundi ibintu bishobora guhinduka. Umusore wiyizeye ntatinya kuvugisha umukobwa mwiza. Afite ukuntu ashobora nko kugusigira agapapuro agira ati, hey beautiful, ni wa musore mwazanye muri bisi, nakunze ibitekerezo byawe, numva ntacyo bitwaye kongera guhura tukaganira anytime ubaye ubinyemereye. Nitwa Mike, iyi ni namba yanjye, ugira umunsi mwiza. Nguyu musore uri confident man, mu magambo yurabyumva nta ntinyi birimo. Listen guys, women don't like losers. Nta mukobwa ukunda umusore nawe ubwo utazi yava niyagana, ubona utazi byarimo. Hell no. No. Number 2, kindness. Umutima mwiza, ubugwaneza. Listen, kindness is another trick that women find attractive, believe me. Ushobora kuba umusore uraho nta modoka yakagufite, wambara bisanzwe, uri umusore uraho rwose woroheje, ariko wahura n'umukecuru ukaba wamutwaza wenda nk'akabido afite mu ntoki, mukagenda muganira, cyangwa se umugore utwite wenda yakwinjira muri bisi ukaba uramuhagurukiye ataranabigusaba. Wow. Ninde mukobwa utakunda umusore ufite uyu mutima? Kindness. Umukobwa yaba ari gusinzira nko mu ndege ukamureka akakwegamaho, kabone nubwo utaba ufite body ya danje, nta six packs ufite, umukobwa kubonyemo ubu bupfura nta cyatuma adashaka kumenya byinshi kuri wowe. Trust me when I say this. Nguhaye nk'urugero, muri counseling room hari igihe nk'umuntu azananiwe, aremerewe bikomeye cyane, ababaye ku buryo adashobora no gutobora ngo ambwire ikibazo afite, ahubwo akaba ari kurira gusa. Nkanjye kumuhereza tissue paper, kumuhereza akantu yihanaguza amarira, icyo gusa kimukora ku mutima bikomeye cyane, ku buryo ashobora noneho guhita atangira kumbwira why. Ababonye ko turi kumwe nahaye agaciro intimba ye nuko ari kwiyumva. So nawe rero akantu gato nkako, nko guca ku mukobwa ari kunyagirwa ukamutwikira mukagendana, cyangwa se ukamuherekeza ukabanza ukamugeza nko ku modoka, ako kantu kari simple gutyo gashobora gutinda mu mutima we kuruta iPhone 14 wamugurira, believe me. Uretse nibyo kandi, uretse kuba iyi kindness, ubu bupfura, uyu mutima mwiza waguha igikundiro, nawe ubwawe birakunezeza iyo ugize uwufasha, iyo ugize uwugirira neza, iyo ugize uwubera umugisha. It's scientifically proven, I'm telling you. Ubushakashatsi bugaragaza ko kugira neza bivubura hormones, cyangwa se bitanga umusemburo mu mubiri witwa oxytocin, utera umunezero. Ngaho tekereza, ninde muntu utakwifuza kuba impande y'umuntu unezerewe wishimye? Number
empathy, sense of humor, umuntu usetsa, ugira blague, uzi kuganira no kuzana inseko ku maso y'abandi. Ninde muntu udakunda guseka kuri iyi si? Like really, ninde? Umuntu gusetsa usanga muba mufitanye bond ikomeye cyane, hari ikintu kidasanzwe kigukurura kuri we. Uzi wa muntu ushobora kugusetsa uri no kurira, umubwiye ko bakwirukanye ku kazi, abihindiyemo joke itumuseka. I know they can be annoying sometimes. Hari igihe rwose ushobora kumva guteye umujinya kuba ari kublaga naho no mu bintu biri serious, ariko kurundi ruhande umuntu nk'uyu nguyu ntawe utamukeneye mu buzima. Niba unamufite, please don't take them for granted. I'm telling you, ubaha agaciro. Erega usibye no gusetsa, aba bantu bari abahanga, baba bafite ubwonko butekereza vuba cyane, kuba ashobora kubona cyangwa se kumva ikintu mu masegonda make cyane akaba gikuyemo joke, agikuyemo urwenya kandi rusekeje. That's amazing, man. Ikindi kandi abantu nk'aba biragoye kubarakarira, kuko mbere yuko gusaba imbabazi akubwira nk'ikintu wenda atanagambiriye kugusetsa, ariko rwose nta n'imbaraga na nyabishyizemo, ariko ukumva kirasekeje byonyine. N'ukuntu aje yambaye ubwabyo bishobora kugusetsa, right? Gerageza wige kublaga, gusetsa, gutebya no gutera urwenya. Ibi bizongera igikundiro cyawe ku bakobwa. Abantu ba hafi mu buzima bwanjye, famiye yanjye, iyo turi kumwe baba bari guseka most of the times. Ndabibona ku buryo niyo maze igihe ntagera mu rugo, buri wese abambaza ngo uzaza ryari, kandi ndanabibona uburyo iyo mpageze buri wese aba yishimye, akeye ku maso, baseka. Inshuro nyinshi ntushobora kumva voice note yanjye ngo birangire udasetsa. Ku bantu ba hafi mu buzima bwanjye nyine birumvikana, kandi rwose nta mbaraga mbishyiramo habe na nkeya, biza naturally. Mbona uburyo ako kantu nakwita quality kuri njyewe kanezeza abandi bikomeye cyane, gatuma bumva bashaka kuba impande yanjye. So it's okay, nawe ushobora kuba utazi gusetsa, ariko ukaba ufite nk'ahantu usoma cyangwa se ukuru tujoke ukatwoherereza uwo mukobwa urimo ugerageza gutereta. Mbwiza ukuri, nta muntu uri special mu buzima bwawe nk'umuntu ubasha kugusetsa. Number 4, intelligence. Iki ni cyakane. Ninde udakunda umusore w'umuhanga? Uzareba ukuntu abatipe b'abahanga mu ishuri abakobwa babubaha. Umusore ubaza umuziki ukumva ufiteho amakuru, kabone nubwo yaba atari umuhanzi. Wamubaza politiki ukumva hari icyo ayiziho, wamubaza igihugu runaka ugasanga hari amakuru runaka gifiteho, avuga indimi zirenze rumwe kandi neza. Wow! Umusore ashobora kuba rwose ari umuntu uraho nta kindi kintu cya danje afite, ariko the fact yuko avuga ururimi neza bigatuma umuha attention. Rimwe na rindi mu mahanga mpora n'umusore b'abantu ubona bameze nk'abasazi, badafite ikintu na gito bitayeho, bagenda baririmba mu mijyi minini ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu. So yarambonye rero azaririmba inyuma yanjye, agenda nzenguruka aririmba, ahubwo numva nteye isoni, abantu batangiye kugenda banyitegereza. Numva kabisa bifite ukuntu bimbangamiyemo, ukuntu turakomeza turagenda, ambazaho nturuka, ndamubwira nawe ambwira aho aturuka. Twavuganaga mu Gifaransa. Of course je peux parler français, peut-être pas bien, mais je peux essayer quand même. Yes, ntabwo ndi umuhanga cyane mu Gifaransa, ariko nshobora kuvuga. Umutipe dukomeje kuganira yavuze Igifaransa, ndavuga nti what? Kandi rwose Igifaransa ntabwo ari ururimi rw'iwabo, ariko yarakivuze, ndavuga nti wow. Byarangiriye aho ngaho. Ndabizi bamwe muri mwe mwumva ko uyu musore approachinze umukobwa ikintu cyambere abashaka ari ukumutereta, ariko sometimes hari ubwo bari amatsiko yo kumenya aho uwo muntu aturuka cyangwa se kuganira nawe bisanzwe tu. Yes, like I said, byarangiriye aho ngaho, ariko na n'uyu munsi ndacyamwibuka. Can you imagine? So nawe b'umuhanga mu kintu runaka, ushobora kutaba umuhanga mu mibare ariko indimi ukaba uzivuga neza. Ushobora kuba wenda utazi izo ndimi ariko uri umuhanga mu bintu by'ikora nabuhanga. Umuntu agize ikibazo cya machine cyangwa se cya telefone, akaba ari wowe yumva agomba kubaza nta wundi. Gira amatsiko yo kumenya no kwiga ibintu bishya. Abantu b'abahanga ntibashobora gukena cyangwa kubura akazi. I'm telling you. No, simvuze wa wundi w'umuhanga ariko utagira discipline, uraho wishwe n'itabi gusa, ukunda inzoga, ukunda abakobwa. No, sindi kuvuga wa muntu utazi kubana n'abantu. No, ndavuga umuntu uri decent, umuntu usobanutse, wiyubaha. Yes, ashobora gushoma mu gihe runaka, ariko ntabura akazi burundu ngo yicare imyaka 2, 3, 5 nta nibiraka. Never.
Number 5, which is the last one, physical appearance. Ukugaragara inyuma ari nacyo cyanyuma ngiye kuvugaho. Ndabizi ko nta bwenge bwinshi burimo gukunda umuntu ushingiye gusa kuko umubona inyuma, ariko nanone ntitwakwirengagiza ko uko umuntu agaragara inyuma ari byo bituma umuha attention, ugashaka kumenya n'uwo ari w'imbere, right? So sa neza hani, usukura amenyo yawe ye kuba umuhondo nk'ayabari abantu banywa ikawa buri munsi, no, uhumure neza. Hari umuntu ukunyuraho kubera ukuntu humura gusa ukumva ushatse kumuhobera, yakwicara impande ukavuga uti rwose wow, you made my day, you know, your perfume is making my day. Ukuntu uri guhumura biri kumpa umunezero. Urahura umusore uri single ariko wambara ibyo ubonye, ntuzi gutera ipasi reka da, ntuzi amabara kubera ajyanye n'uruhu rwawe, aha data, ubwo se ubwo uri mu biki kweri? Uri umusore upima 200 kandi wumva rwose ntacyo bikubwiye ngo umukobwa utazankunda ukondi azarorere. Wowe se ubwawe urikunda? No, tell me, do you love yourself really? Ukugaragara urabikunda? So niba nawe ubwawe ukuri ukungana utabikunda, kuki wumva undi wagomba kubigukundira? Come on guys, niba atari ikibazo cy'uburwayi, ndabizi rwose hari abantu babyibushye cyane kubw'uburwayi badashobora kunanuka keretse hari bakoresheje plastic surgery, I know. Ariko niba wowe atari ikibazo cy'uburwayi, ushobora kugabanya ibiro bigakunda, why not? Bikore, jya muri gym, be healthy, gira ibiro biri ku murongo, gira n'ubuzima bwiza ku buryo nawe ubwawe wambara ukabona uraberewe. Reka tugarukira hangaha, ibindi byo nzabibabwira ubutaha. Right? Anyways, let me shock you a little bit. Ibi byose mvuze ushobora kuba bifite ariko still umukobwa ntagukunde. Why? Kuko abantu bakunda ibintu bitandukanye. Ariko generally speaking, muri rusange hari ibyo usanga abantu benshi bahuriyeho n'ikimenyimenyi. Abaye ari umukobwa nawe ufite ibi byose mvuze, trust me, nawe wamukunda. Abakobwa mumbwire muri comment niba umusore umeze gutyo utamukunda, kabone nubwo yaba nta mafaranga afite.